ese binyura mu zihe nzira kugira ngo umuntu yitirirwe ibikorwa runaka, umuntu wo mu kindi gihugu aza yitirirwe igikorwa runaka cyo muri cyo gihugu, kandi hari abandi banyagihugu babaye intwari, babaye indashyikirwa, babaye iki, bashobora kwitirirwa ibyo bikorwa. Ntabwo byakozwe mu rwego rwo kumuha icyubahiro, kuko abantu bose baha ibyubahiro ntabwo babitirira ibintu. Umunyarwanda ubumenya bifiteho n'ubuhe gukonjesha inyama ubundi ku munyarwanda byumvamo iki? Wibuke ko dukangurirwa kwirinda ibintu bivuye muri firigo. Nta nk'ibagwa itapimwe, veterineri niba yipimye agasanga ifite iyo ndwara, kuki bayigaburira abantu? Ibyandi nakubwiraga bya leta yihishe mu yindi. Umuntu ufite mu nshingano icyo kintu, urumva umukuru w'igihugu akajya hariya akavuga ikibazo rimwe, kabiri, gatatu, bikanagarurwa mu nama y'umushyikirano, ni uko umuntu atazi ko amafaranga bemereye abaturage ntayatanzwe. Mu mibare sitangwa ntihashize imyaka 2 ingengo y'imari yo muri transport ikora iki? Raporo sitangwa yikoreshwa ry'iyo ngengo y'imari itangwa ivuga ngo niba hari ideni urimo abantu kandi hari ingengo y'imari washoye mu kintu, leta irabizi ko ayo mafaranga ariyo cyangwa niza nyungu z'umuntu ashyira mu zebwe. Twongeye kubifuriza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira ku Mwenegihugu official tujye tubyongeraho n'abandi ubwo mujya gusacinga mugiye mwibuka kongera ko kajambo Mwenegihugu official. Twongeye kuba ikaze nako tubifuriza kugira ibihe byiza, tunabashimira umusanzu wanyu mu biganiro byagiye bitambuka, aho tuba twakoze ibiganiro byinshi bitandukanye, ababireba abakora kuri subscribe bakanda kunzogera, mwese tubaha ikaze. Ariko n'ibitekerezo byanyu ubwo n'abatunenga namwe ibyo mwatunenzeho turabireba, hanyuma ubutaha tugakosora. Sibyerike nkwaye ikaze. Urakoze cyane Shema. Yego, ibyo navugaga siko bimeze. Ya urumva niyo mpamvu akenshi tubabwira ibitekerezo, inama, inyunganizi, kugira ngo no gusangiza abandi ibiganiro byacu, kugira ngo nibura aho twisobwe n'akantu cyangwa se wenda aho umuntu yatanye atubwira bati nyamara ibintu gutya na gutya mukosora ka ya. Inama zabo rero ni nyamibwa, ariko ndanabasuhuje. Reka twongere nabo tubaha ikaze mu mpande zitandukanye, abavuga ikinyarwanda aho baherereye hose. Niyo mpamvu natwe tuvuga ikinyarwanda, tunakora ibiganiro mu kinyarwanda kugira ngo mutwumve aho mwamuherereye hose ku isi. Turabasuhuje cyane. Hanyuma tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 2, ariko hari cyo turi buhereho. Hari byinshi biba bigenda biba hano mu Rwanda. Hateraniye inama ya FIFA irimo iraba, ariko turaza kuganira ku kibazo cya transport by'umwihariko, tuganire no ku kibazo kijyanye n'inyama bivugwa ko zemerewe kuribwa ariko zimaze iminsi ngaye muri firigo. Ni iminsi amasaha 28 nibura byibuze. Yego, hakaba aribwo zemerewe kuribwa. Nta mucuruzi zemerewe gucuruza inyama itamaze amasaha 28 muri firigo wazahanwe. Yes, ngira ngo izo ngingo byo byose cyo kuganiraho ikibazo cya transport n'icyo gico cy'inyama, ariko by'umwihariko ejo hari byinshi byagiye bigaragara cyane ku bigendanye na stade yafunguwe. Ni stade nago nabyito gufungurwa, ahubwo ari kuvugururwa, biratahwa ku mugaragaro, itahwa n'umukuru w'igihugu ari kumwe na president w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi Gianni Infantino. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, stade yari ya Kigali Nyamirambo yitiriwe Pele, ngira ngo ari igitekerezo bufiteho kuba stade nk'iri ishobora kwitirirwa icyamamare mu mupira w'amaguru. Hari n'abandi bagiye bavuga ati mu Rwanda ko dufite intwari, tukagira abantu bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu, ko ntawe turabona bitirira ikintu runaka. Sibyo wenda inyubako tuzi zitirirwa imihanda cyangwa se zikitirwa abantu bakomeye baba baragiye bazubaka, ariko intwari kwitirira ikintu umuntu ubundi bikorwa gute cyangwa byakabaye bikorwa gute? Shema urakoze cyane. Wenda icyo natangira mvuga, icyo naheraho nuko kiriya gikorwa cyo kuba iriya nama ya FIFA ku rwego rw'isi kiri mu Rwanda, navuga ko wenda mu rwego rwa ruhago ni intambwe ikomeye u Rwanda rwateye, kuko
niyo hava bya bitekerezo bwa busabe bwo kwemererwa kwakira igikombe cy'isi se nuko nibura baba barahuye bagahuza ibitekerezo bakaganira bakareba seteri imeze gute buriya iriya nama ntabwo ari inama gusa harimo n'urugendo shuri ntekereza ko u Rwanda umunsi rwa purayinze kwakira igikombe cy'isi biriya byose bazabirebaho nubwo ari inzozi oya ntabwo wabyita inzozi kuko nta bushobozi bw'amasitade dufite ntabwo wabyita inzozi kuko nonese hari umuntu wari uzi ko bazakira cogamo oya buriya inama zo bitandukanye n'igikombe cy'isi kuko urumva impamvu ngiye ntavuga ko ari inzozi fata Katari yego Katari ijya kwemererwa kwakira igikombe cy'isi ziriya stade yazubatse mu gihe gito cyane ariko noneho reka tugereranya mu buryo bw'amafaranga aho ngaho niho hari mu Katari n'u Rwanda ntabwo wabigereranya mu bushobozi ntiwabigereranya ariko burya hari ukuntu umuntu afatira isomo ku wundi muntu ufite aho yavuye n'aho yageze birashoboka ko n'abaterankunga bazi bishobora gutwara igihe kinini ariko birashoboka yego ntabwo wavumira itararenga navuga rero ko icyo ni ikintu cyiza cyo kwishimira ubwo wenda na bwa bujyanama mu bituma umupira w'amaguru utera imbere ntekereza ko batazabusubizayo batabutanze ariko nsubiye kuri icyo kintu wari uvuze cyo kwitirira wenda iriya stade Pele Pele ni icyamamare ni umuntu uzwi cyane muri ruhago ariko se wakwibaza ngo Pele ni uwahe ni umunyabrezil sibyo muri Brazil hanyuma kwitirirwa kiriya kibuga nta kibazo mbibonamo byari muri gahunda se ntabwo ariko mbitekereza ubwo wenda byasaba kubaza ntabwo byari muri gahunda kuko Pele wenda hashize igihe gito yitabye Imana niyo mpamvu mu rwego rwo kumuha icyubahiro perezida wa FIFA yasabye ko hari amasitade yajya mwitirirwa ariko n'ubusabe ubusabe bushobora kwemerwa cyangwa bugasubizwa inyuma ariko se wakwibaza wenda ni icyamamare ariko se nta bandi banyarwanda dufite se babaye indashyikirwa muri ruhago ushobora kuvuga uti tubitirire iki kintu so ntabwo nzi wenda principe binyuramo n'icyo bisaba kugira ngo umuntu yitirirwe igikorwa runaka ariko ntekereza ko bya bindi tuvuga ngo ni made in Rwanda cyangwa se guteza imbere ibintu uhereye iwanyu ntekereza ko wenda ntabwo nzi umuntu wazanye kiriya gitekerezo sinzi inzira byanyuzemo umuntu abagishakisha amakuru ariko kwitirira Pele stade wakwibaza se mu Rwanda nta barejanderi dufitemo wenda kuyivugurura byari kujyana no kuyitirira uwo muntu ese ubusabe bwa FIFA byari itegeko ko buhita bwubahirizwa noneho bikanahera mu Rwanda dushobora kuba tutanafite n'abarejanderi bakomeye mu mupira w'amaguru ko dufite intwari yego nabyo birashoboka hari ibindi bikorwa byagiye byitirirwa izindi ntwari bibaho mu bindi bihugu tujya tubibona ukumva nk'umuntu bamwitiriye ikibuga cy'indege bamwitiriye stade birashoboka yego ariko se kuyitirira Pele kandi wenda mu Rwanda nabo bahari ni uburyo bwo kuvuga bati se wenda mu Rwanda se abo ntibahabwa agaciro cyangwa wenda hari ubundi buryo kuko u Rwanda ntekereza ko hari abenshi babifata bavuga bati wenda u Rwanda ni igihugu cy'ubucuruzi yego nibyo ni igihugu kirimo kiriyubaka kirimo kiratera imbere iyi nama kuba iri kuba hari na byinshi izasiga mu buryo bw'iterambere ry'igihugu no mu buryo bwo kwitirira izina Pele cyangwa se gufata izina Pele ukarishyira kuri stade nakikiriza ko ni indi shusho ku mupira w'amaguru no ku banyabrezil muri rusange bafata Pele nk'intwari cyane cyane umuryango we ntekereza ko ari ishema rikomeye baba babonye ariko si bibisigira cy'umunyarwanda kumva ikintu cyitiriwe undi muntu ariko umunyarwanda wenda akaba atanafite n'uburenganzira bwo kubaza ngo byakozwe gute ntabwo navuga ko wenda adafite uburenganzira bwo kubibaza ariko ashobora kubibazwa ntabisubizwe kuko hari icyitwa kubaza akagira uguhutaza kubera ko wabajije ariko hari no kudahutazwa ariko ntunasubizwe so ntekereza ko uwabibaza ni nk'uko nanjye ndi kubibaza ariko kubona igisubizo umuntu akaza kubwira ati impamvu ni iyi byagenze uku byanyuze muri izi nzira twararebye dusanga dukoze ibi byagenda uku ibyo bintu ubundi ni by'abanyarwanda baba bakeneye kumenya se ibyemezo byabafatiwe imyanzuro runaka yafashwe irafasha iki umunyarwanda ese ni uruhe ruhare umunyarwanda azaprofita muri icyo kintu ni uruhe ruhare rw'umunyarwanda muri iryo terambere ibikorwa runaka so ugiye wenda nko mu bintu bya Visit Rwanda
wavuga ko hari abantu benshi wenda mu mupira w'amaguru bazaza bavuga bati katujye kuri stade yitiriwe Pele, sibyo? Ariko se umunyarwanda wa munyarwanda ukeneye kumenya se kubera iki ari Pele wahiswemo. Byarasabwe, yes, ni bimwe nakubwira ngo bishobora kuba nejo ushobora kumva u Rwanda rwemerewe kwakira igikombe cy'isi, wenda bizatwara imyaka 8 cyangwa 12 cyangwa inarenga, ariko urumva birashoboka kuko niba perezida w'umupira w'amaguru ku isi ashobora gusaba ikintu, urumva ubusabe bwe u Rwanda ntirubusubiza inyuma, narwo ejo rushobora gusaba, wenda ntekereza ko ntabwo ari uzaba ukiyobora, ariko azaba wenda ari nko muri komite ngishwanama y'abantu dukora iki nk'umuntu, urumva iyo umuntu afite experience mu bintu hari ukuntu umuntu nawe yanariza akavuga turiya muntu wamugisha inama. So ntekereza ko ntabwo azaba akiri perezida wa FIFA kuko iyi nama izajyana no gutora undi muyobozi. Yatowe deje yamaze no gutorwa, nari mbyibagiwe. Ariko azaba n'ubundi ari muri ba bantu bajya inama ku byemezo runaka bifatwa na ririya shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Rero kuba yarasabye ikintu u Rwanda ntirugisubiza inyuma ndetse rukanabyumva vuba rukaza no mu bihugu by'imbere mu kwemera icyo kintu. Hanyuma niyo nama ikaba yarabereye mu Rwanda, abantu bareba hari stade yitiriwe Pele kubera ibi n'ibi yujuje ibi, hari indi nayo iri gusanwa, buriya nayo wakwibaza kubera ikiri gusanwa se ni impamvu ki, ariko n'ubundi byari ngombwa. Noneho hari n'ibindi bazasiga basabye kuko ntekereza ko hagomba kubaho umwiherero, uriya wari umuyobozi n'umukuru w'igihugu biki bakaganira ni iki cyakorwa kugira ngo ruhago itere imbere mu Rwanda, n'izindi mpuguke zitandukanye. So rero icyo kintu nacyo nkibonamo nk'isura cyangwa se amahirwe menshi yo kuzemerera u Rwanda mu myaka iri imbere, ntabwo nzi ngo ningaye, ariko mu myaka iri imbere yo kurwemerera kwakira igikombe cy'isi. Tutitaye bashobora no kuhera ubinami kavuga mu myaka 8 kuko inayo ntabwo wahita ubidesido, mu myaka 8, 12, 16 muheru umwubaka amastade, ejo ukabona baronshinze umushinga wo kubaka indi stade ku bibuga bitandukanye. Hari ibibuga tugiye dufite mu ntara wenda bitari ku rwego mpuzamahanga, nk'ubu nka stade ya Musanze bafite gahunda yo kuyisana, kuyubaka mu buryo bujyanye n'igihe, urumva. Ibyo rero biguha isura y'ukuntu mu minsi iri imbere ubusabe bw'u Rwanda n'urwego u Rwanda ruzaba ruriho mu mupira w'amaguru umuntu atatekereza ko biri hasi. So tugarutse rero ku cyo twari turiho, ubwo wenda n'abakurikira ikiganiro bazaduha ibitekerezo, ese binyura mu zihe nzira kugira ngo umuntu yitirirwe ibikorwa runaka, noneho utari no muri icyo gihugu, utari umwene gihugu, uri uwahandi ufite famousness yawe cyangwa se ubwamamare bwawe, ariko binyura mu zihe nzira kugira ngo umuntu wo mu kindi gihugu aze yitirirwe igikorwa runaka cyo muri icyo gihugu, kandi hari abandi banyagihugu babaye intwari, babaye indashyikirwa, babaye iki, bashobora kwitirirwa ibyo bikorwa. Nk'ubu ngubu wenda dufashe nk'urugero nka Mukansanga ushobora kumwitirira stade kubera ko urwego ariho n'ibikorwa amaze kugaragaza. Ngira ngo nejo bundi ku munsi w'abagore yahembwe nk'umugore wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ubyise Mukansanga, ntekereza ko nta n'umunyarwanda wajya kubyibaza kuko ibikorwa bye barabizi nk'abanyarwanda kandi barabizi ko ari umunyarwanda mugenzi wabo. Ariko gufata umunyamahanga ukamuzana ukamwitirira igikorwa kandi n'ubundi hari ibyamamare cyangwa n'intwari runaka ushobora guha izina ry'ikintu kizahora kibukwaho kugira ngo umuntu agenda azime, ujye uvuga utari ko runaka, ariko wakumva izina ugahita umenya ibikorwa by'umuntu. So abakurikira ikiganiro bazaduha ibitekerezo, ariko ntekereza ko inzira biriya bintu byanyuzemo wenda ntabwo ndazimenya neza, ariko byashoboraga no kwitirirwa umunyarwanda kandi w'intwari bikumvikana gusumba uko byajya kwitirirwa umunyamahanga. Ngira ngo wenda Pele nta nubwo ari we cyamamare mu mupira w'amaguru cyitabye Imana, kuko na Maradona barapfuye, ariko ntabwo twigeze tubitirira ibibuga. Hari n'abandi benshi bagiye bapfa ari ibyamamare mu mupira w'amaguru. Wenda Pele n'umwe mu babayeho bakomeye, wenda isi zahora yibuka mu mupira w'amaguru, bakoze ibikorwa bitandukanye mu mupira w'amaguru. Ariko Pele tubibutse ko nta nubwo igeze akandagira mu Rwanda. Byose nyine uburyo bibaye
ubona ko ari ibintu byaje byihuta kandi biranatungurana cyane. Ariko ikibazo kimwe ndi bukubaze tuva kuri iyi ngingo, hari uburyo bubiri. Hari ukuba mu buryo bw'ubucuruzi cyane cyane ku bijyanye n'inama ya FIFA irimo irabera hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bikorwa byose bakoze. Urumva harimo no kuzateza imbere umupira w'amaguru mu Rwanda, bigomba kuzahera hano. Ntekereza ko ubwo bufatanye bwo buzabaho. Hari mu buryo ibi bintu nshobora kubitekerezamo cyangwa se wowe wenda ushobora kuduha ibitekerezo. Hari uburyo bubiri. Iyi stade yitiriwe Pele mu rwego rwo kumuha icyubahiro, cyangwa yitiriwe Pele kubera ko hari ibikorwa bindi bishingiye kuri iryo zina bishobora kuzaza mu nyungu z'igihugu. Ngewe izo mpande ebyiri nakubwira urwo mpagazemo, cyangwa ubwo wenda n'abazadukurikira bazatubwira. Ariko ntekereza ko ntabwo byakozwe mu rwego rwo kumuha icyubahiro, kuko abantu bose baha ibyubahiro ntabwo babitirira ibintu. Gutanga icyubahiro ku muntu ntabwo bisaba kumwitirira ikintu, nubwo nabyo wenda rimwe na rimwe biba bikenewe. Ariko hari igihe abantu bavuga bati dufate umunota twibuke runaka. Bashoboraga gufata umunota mbere y'uko iriya nama itangira, nubwo wenda nta kanya niba bishobora kuba byarakozwe, ariko ubwo ndi kubitwara mu rwego rw'uko kumwitira stade atari byo bigaragaza kumuha icyubahiro. Ushobora gufata umunota mbere y'igikorwa runaka, nka kuri iriya nama yari itangiye, ukavuga bati dufate umunota umwe wo kwibuka Pele. Hari no kubambika imidari. Yego, hakaba imidari, hakaba iki, haba amasitati bubakira abantu. Ibyo ngibyo bashoboraga no kuyubaka. U Rwanda rufite ikibuga kinini, banavuga bati Pele nk'intwari muri ruhago, dushaka abana b'u Rwanda bazamwigireho, bazamufatireho urugero, bazagire gute, bagashyira stati ye imbere ya stade. Uwinjira wese akamubona. Ubwo n'abashaka kujya kureba bijyanye na byindi byo gusura stade runaka n'ibikorwa bitandukanye, bakaba ari ikimenyetso cyagaragaza ubutwari bwe, sibyo? Kandi bigahora abantu bamwibuka. Kumwitirira stade ntekereza ko bifite ahantu bihura na Visit Rwanda, ubucuruzi muri rusange. Yego, kuko hazajya hazamo Visit Pele Stadium, Visit what, urumva? Yego. Noneho n'aya makipe wenda akomeye avuga ati uyu munsi turashaka kujya gukinira ku kibuga cyitiriwe Pele, urumva? Rero biriya ni uburyo bw'ubucuruzi mu kuzana amafaranga, mu kwinjiriza igihugu, mu gushaka wenda ibintu, inkunga cyangwa se ubushobozi runaka bushobora gufasha umupira w'amaguru bikazamuka. Ariko ntabwo ntekereza ko ari ubushobozi bwabuze, kuko n'umukuru w'igihugu yigeze kubivuga ati inama nabagira ni uko umupira w'amaguru mwawureka mukareba w'abandi. Rero mukajya mwicara mukareba iby'abandi. Ntekereza ko wenda ntabwo ariko mbihamya, ushobora no gusanga imwe iyo ngiyo ari imwe mu mpamvu nyinshi. Umupira w'Abanyarwanda, umupira warabananiye, ariko hari indashyikirwa z'abanyamahanga, hari ababaye intwari, hari abaye ibyamamare. Reka nibura iyi stade tuyitirira umunyamahanga kuko Abanyarwanda ruhago yarabananiye, bagafata icyo cyemezo. Ariko ntekereza ko ntabwo ari bwo buryo bwonyine bwakoreshwa mu guha icyubahiro umuntu cyangwa kwibuka umuntu, kuko n'umunota umwe cyangwa ibiri mbere yo gutangiza inama iyo ari yo yose cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose gishobora kugaragaza ikimenyetso cyiza, ikimenyetso runaka cyangwa n'agaciro ushobora guha umuntu mu rwego rwo kumwibuka. Yego. Yes, hanyuma ngira ngo wenda dusoreza ku kibazo kimwe cya nyuma. Abanyarwanda, uruhare rwabo mu kugena ibikorerwa mu gihugu cyabo urubona ku kihe kigero? Ni hafi ya ntarwo, kubera ko akenshi uzanacunge yaba ibyemezo bifatwa, yaba imyanzuro runaka, yaba amategeko runaka asohoka, inshuro uzasanga Abanyarwanda baraganirijwe bakagishwa inama nini. Yego, twikomereze. Ngira ngo bazaduha ibitekerezo n'abadukurikiye kuri iyo ngingo. Reka tujye ku kibazo kijyanye n'inyama. Ngira ngo wenda hari byinshi biba byaragiye bivugwa, abantu bagenda babibona mu makuru. Hari n'ababa bafite ibitekerezo bakavuga bati se kuki byakozwe kuriya.
ngira ngo wenda hari uburyo bwari busanzwe abacuruzi ari abagemura inyama ari ababaga, hari uburyo bwari busanzwe buriho bwo kugemura inyama ndetse no kuzigeza ku baturage. Inyama ni ikiryo gihenze, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibiryo buri muntu wese yigondera. Aya mabwiriza yasohotse yo kuba inyama zigomba gucuruzwa zimaze amasaha 28 zibitse, kuri wowe hari ibyo uri budusobanurire bijyanye wenda n'ubwo bushakashatsi cyangwa se ubwo buziranenge bukemangwa kuri icyo kibazo cyatumye bafatwa uwo mwanzuro? Ibi bintu wabibonye ute? Mbibona mu buryo bubiri. Ubwa mbere no kwibaza se ubwo bushakashatsi ubundi bwarakozwe ni amasaha 28 ariko niba bwarakozwe ni 28. Yego. Niba bwarakozwe se bwagaragaje iki? Icyo bwagaragaje se cyamenyeshejwe abanyarwanda kugira ngo nibura ntabwo ari ukugira ngo wenda buri munyarwanda wese avuge ngo no ibi bintu ntabwo twari tubizi. Impamvu mvuga ngo byamenyeshejwe abanyarwanda, hari ubushakashatsi bujya bukorwa ku ndwara za kanseri, hari ubushakashatsi bukorwa ku ndwara za diyabete, abantu bakagaragaza umubare ungana gutya mu gihe runaka, mu mwaka se diyabete cyangwa kanseri n'izindi ndwara za malariya zihitana abantu bangana gutya kubera impamvu izi n'izi, sibyo? Ibyo ngibyo bikajyana na cya kintu cyo kwigisha abanyarwanda kugira ngo umuntu yirinde ikintu azi n'ingaruka cyamugiraho. So ubwo bushakashatsi rero wenda ntabwo nzi ahantu bwatangarijwe, ubwo wenda ababyumva ntibaze kubyumva nabi, ariko se nibura mbere yuko ririya bwiriza risohoka, kuko deje ubu ryamaze gusohoka, ngira ngo byaranavuzwe ku maradiyo atandukanye n'amateleviziyo, ibitangazamakuru bitandukanye, ariko se ukibaza gutegeka umunyarwanda cyangwa se gushyiraho ibwiriza rivuga ko nta nyama yemerewe kugurishwa cyangwa guhahwa, ubwo ni ku ruhande rw'umuguzi n'umugurisha cyangwa n'umucuruzi, zitakonjeshejwe amasaha 28. Ubwo bivuga ngo ni itegeko ko bizagaragara aho agomba kubihanirwa. Ariko se abantu babaga rwihishwa mu gihe ubwo bijyana nuko bazahanwa mu gihe bafashwe, ariko se mu gihe batafashwe za ngaruka birindaga harya ubwo zizaba zivuyeho kuko wenda ibwiriza iyo rije ari rishyashya biragora mwishyirwa mu bikorwa ryaryo, ariko kugora kwa mbere ngewe mbona nuko wenda abantu baba batasobanukiwe ingaruka ikintu gishobora gutera kuri ibyo bintu. Yego. Ariko umuturage wamwigishije mbere yuko itegeko risohoka, amubwira uti nyamara kurya inyama zitakonjeshejwe bigira gutya bitera ingaruka izi nizi, akaba bizi, ejo nuzana itegeko azaba uwa mbere mu kuryubahiriza kuko nawe akeneye kubaho. Batangiye kubishyira mu bikorwa ku itariki 14. Akeneye kuwa kabiri. Yego. Akeneye gusigasira ubuzima bwe, akeneye kubaho, akeneye kuramba, kuko nta muntu ushobora, ntekereza ko yajya kwishyira mu muriro awubona. Wabanje kumwigisha mbere akabyumva akumva ubi bwabyo, nyuma ukazana itegeko burya ajya kuryubahiriza utanamuhasa. Ariko kuzana itegeko ugahita uri kubita hasi hariya n'ibyandi tuvuga, kutaganiriza abaturage, kutumva ibitekerezo bafite, kudashyira bwa bukangurambaga mu kintu kugira ngo cyumvwe nta puresha cyangwa nta gahato gashizweho, kugira ngo icyo kintu kinjire mu muntu anagisobanukirwe, ugasanga ryashyirwa mu bikorwa ryabyo rizanye ikibazo. Sibyo? Urwo ni uruhande rumwe ngewe ntekereza ko wenda ubushakashatsi bwarakozwe bugira ibyo bugaragaza. Numvishe hari n'ukuntu ari itegeko mpuzamahanga bifite aho bihuriye nyine n'urwego rw'isi, ariko bijyanye n'ubushakashatsi muri siyanse. Ariko tukibaza, tuve mu by'isi, umunyarwanda ubumenyi bifiteho n'ubuhe? Gukonjesha inyama ubundi ku munyarwanda byumvamo iki? Ubundi mu itangazo basohoye bavuze ko ari mu buryo bwo kurwanya cyangwa se kurinda izi nyama indwara y'ubuganga, sinzi niba uyizi.
oya hari indwara nyinshi zimaze no guhashya ngo no guhashya indwara y'ubuganga yibasiye amatungo kugira ngo nyine abaturage bakomeze guhabwa inyama zujuje ubuziranenge. Icyo ni kimwe mu byo batangaje. Ariko wenda reka turebe ku mpungenge zihari cyane cyane mu z'abaturage bagaragaje. Hari abaturage bakubwira ko batajya barya inyama zaraye. Noneho hakaba n'abacuruzi bakubwira bati twebwe natwe tugiye kurangura inyama zaraye ziraduhombya kuko bongeraho amafaranga 500 kuba zaraye zigira gute zikonjeshwa. Noneho abandi baturage bakavuga bati nanone inyama zizahenda bitewe nuko ibyuma cyangwa se bafite ibyuma bikonjesha ni bakeya. Kandi nubwo ngo niba ari bakeya kugira ngo zizahite ziboneka nk'uko umuntu yajyaga yizana maze kubagwa bagahita bayishyira aho ngaho, hari abazigura uwo munsi, urumva nabyo bizaba ikibazo. Reka turebera aho ngaho ibyo ku ruhande rw'abaturage, ku ruhande rw'abazigurisha, ikibazo gikomeye kigiye kubaho n'iki? Urumva dufite intambara yo kurwana n'izamuka ry'ibiciro. Yego. Niba iyo ngiyo ari imwe muri iyo ntambara yari iri kurwanywa, hakaba hajemo noneho ubwo bivuga ngo kugira ngo ucuruze inyama uzaba utegetswe kuba ufite firigo. Yego. Niba ntayo ufite ubwo nta n'ubushobozi ufite bwo gucuruza inyama, sibyo? Yego. Kandi nyamara umuntu wavuga gatoke njye mfite isoko ringana gutya, njya kuzana inka kwibagiro igahita ishira uwo munsi bikarangira, sibyo? Nutegekwa kugura firigo nta bushobozi ufite uzava mu nzira, sibyo? Cyangwa n'ufite firigo ntoya kandi wenda wajya gucuruza inyama nyinshi, urumva nabyo ni igihombo. Urumva ubwo nyine nta bushobozi ufite bwo gucuruza inyama, bivuze kuva mu nzira ukabiharira abishoboye, sibyo? Yego. Turebere rero ku ruhande rw'umuguzi. Niba wenda mu bacuruzi 7,000 ni urugero, ni umubare ntanze, nta bushakashatsi nakoze bw'abantu bacuruza inyama uko bangana, bacuruzaga inyama wenda harimo 4,500 bafite firigo, n'abandi bavuga ati ngiye mfite isoko, akabwo veterineri bya bindi by'amabagiro bikaba byapimwe, akajyana inyama agacuruza bukira zishize akitahira, kandi akaba hakishyura imisoro akishyura ibiki. Nava mu nzira, icyambere yangano y'umusoro wakusanywaga mu karere izagabanuka kuko hari abantu bavuye muri business. Icya kabiri, wa muguzi niba yakoraga kilometero niba yakoraga metero 50 cyangwa 100 kugira ngo agire ahantu hari inyama. Yego. Uwo muntu akaba avuye muri business, akaba wenda umuntu uri hafi ufite bwa bushobozi bw'ibagiro no gucuruza inyama kubera ko yujuje byabisabwa ari nko mu birometero 2. Uwo muntu hari ingaruka ebyiri. Iya mbere nuko abantu bashobora kuzabona wenda ku ruhande rw'umucuruzi ashobora kuzabona ubwinshi bw'abantu bamutonze umurongo akazamura ibiciro. Simvuze ko bazabikora ariko niko mbitekereza, sibyo? Yego. Icya kabiri, wa wundi wari uri kujya kuzigura bimworoheye, hazazamo depanse zo kuzitegera. Gutega ajya kuzizana no gutega ajya no gutega vayo, urumva? Yego. Cya kiguzi na ya mafaranga y'igiciro kizamuka twashyiragaho, twari dufitemo ibibazo byabaye intambara muri iyi minsi, izamuka ry'ibiciro rizafata indi ntera, kubera ko niba ziguhenze ujya kuzizana, umucuruzi nakabona mutonze umurongo muri abantu 100 azavuga ati ariko abantu wakongeza 1,000 n'ubundi ko bazazigura, cyangwa aho kuta umwanya abantu benshi ndi kubakatira mpima ubusa ikiro, avuga ati umuntu utaratwara ibiro 2 atahe, urumva? Yego. So hazabaho guhutazwa kw'abaguzi, habeho unfairness kubagurisha, urumva? Noneho bya affecting n'ubukungu bw'igihugu, kuko nabisobanuye wenda ko kumusoro kuri abantu bavuye mu nzira uzabubuze, ariko nanone ku muguzi, urumva? Yego. Niba yahanganaga n'ubuzima akagira amahirwe wenda arya inyama rimwe mu cyumweru, harubwo ntago nirengaje ko ari abazirya buri munsi, hari n'abazumva mu mateka, sibyo? Akaba yavuga ati wenda ku munsi ninjiza 3,000, sibyo? Yego. Mfite umugore n'umwana cyangwa ndi umusore ndibana, avuga ati muri bya 3,000 nakorereka nguremo inusu cyangwa irobo y'inyama, urumva? Yego.
ubwo atagetinga za depanse zindi, ijerekani y'amazi imuhenze iki, kuko urumva ubwo wenda nta robine afitiwe, cyangwa se bitewe n'ukuntu ibiciro by'amazi rimwe yagiye ubundi bigenda gute, ibibazo biravuka. Akaba yari ari gutekereza kubihuza n'ikiro cy'ibirayi cyaguraga 200 300, kikaba kimaze kuba 700 800. Urumva nabihuza na bya bindi amavuta muzi yageze n'ibindi bigiye bitandukanye akenera kugira ngo abeho, yego bizateza cya kibazo cyo kuba nta bushobozi. Hasigara umubare w'abantu bishoboye, usanga abantu bari kurya nabi, nubwo wenda ntavuze ko kurya inyama aribwo umuntu abariye neza gusa, ariko nibura standard ya buri umunyarwanda yagakwiye kuba hari ku rwego rw'uko icyo yifuza kurya kibona. No kuvuga ngo ubundi ndibaza niba abantu bari basanzwe inyama zibagwa zigahita ziribwa, urumva ko byibuze ku mucuruzi yagavuga ati n'ejo nzongera ndangure. Uyu munsi narangura inyama zikarara, ejo zikabura abakiriya bakavuga ati ntago turya inyama twebwe. Buri muntu wese agira ukuntu ateye muri we. Hari abakubwira ati njyewe niba inyama zaraye sinshobora kuzirya, kandi kuko akaba ariyo mahame. Kuki noneho rikayumva ko abantu bagomba kurya inyama zaraye zimaze amasaha 28 guhitiramo abanyarwanda. Ikindi wenda niba ari ukurwanya indwara y'ubuganga, ni indwara ishobora kuba wenda iyo nka yabazwe yari ifite, kuzishyira muri firigo nibwo iyo ndwara ipfa kuruta uko wenda bakaba barazisuzumye mbere akamenya ko iyo ndwara ihari, bakayishakira umuti. Ntabwo ndabona amakuru yizewe, ariko nari nkikora research kuri iriya ndwara y'ubuganga, kugira ngo menye mu by'ukuri wenda situation imeze ite, ese koko kuri ukonjesha bizatanga uhe musaruro. Kubera ko wenda nk'abantu bize microbiology barabizi, ari ibintu bya food microbiology n'ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo. Hari udukoko uko wakonjesha ikintu cyose tudashobora gupfa. Nuvuga ngo dufite resistance kuri temperature iyo ariyo yose, bitewe n'ubushobozi bwako gakoko, mu bintu bishyushye, mu bintu bikonje se. So niyo mpamvu mvuze nari nkikora research wenda ngo ndebe, ntago wajya gutanga igisubizo ubwo wenda nuko twari turi kugira ngo tuganire tunasangira ibitekerezo kuri icyo cyemezo, ariko ntabwo wakwihutira gutanga igisubizo nta makuru ufite kuri iyo ndwara y'ubuganga bari kurwanya. Icyo akora niba koko research yaragaragaje ko kuri temperature runaka ubwo bazategeka baba bacuruza ibinyama gukonjesha izo nyama, sibyo ko nabyo bigoye ko ntabwo uzajya kuranga umuntu yakonjesheje inyama ku rwego rungana gute. Azashyire muri firigo akwereke ko aribwo avuye kuzizana, ariko uzagenda ntuzi temperature azabiraza, ntuzi niba iyo firigo azararayicometse. Ibyo byose ni ibintu umuntu agomba kwibaza kandi ateganya guhangana nabyo muri ya nkubiri y'icyemezo kije abantu batari bamenyeye. Yego. So niba rero barabonye wenda gukonjesha izo nyama ari igisubizo mu guhangana na ya ndwara wenda itaresista ku bukonje runaka, ubwo wenda kuri ya mezire bazasaba abantu, ntacyo byaba bitwaye. Ariko nanone ku rundi ruhande wibuke ko dukangurirwa kwirinda ibintu bivuye muri firigo. Wakwibaza niba dukangurirwa kwirinda, mbere mu minsi yashize badusabaga kurya ibintu biri fresh, ibintu by'amafirigo mu byirinde bitera indwara izi ngira ngo abakurikira barabizi. Uyu munsi akaba haje none ikintu kidukangurira kurya ibivuye muri firigo, hari ubwo umuntu azafata icyo areke iki. Noneho abandi baturage bafite impungenge. Wenda nicyo nari nkomeza urahita ukomerezaho. Inyama zagiye muri firigo ntago ndi kurwanya icyemezo cyabo, kubera ko ubwo bakoze ubushakashatsi, ariko bihuje na science, inyama zagiye muri firigo burya zirangirika. Niyo mpamvu uzasanga amafi namwe yo mu mahoteli, inyama zimwe na zimwe, inkoko n'ibiki, usanga zitaryoshye kuko ziba zaratakaje ubuziranenge bwazo. Yego. Uko zimaze igihe, barafu igiye mu nyama irazangiza. Kuzangiza rero ni ukuvuga ngo inyama yinjiwe na barafu, iyo ushatse uburyo uvanamo iyo barafu uko biri kose ntabwo usanga inyama iba yaratakaje umwimerere wayo. So niba rero wenda ntabwo mbizi, okay, wenda ningira icyo ngeraho muri ubwo bushakashatsi ndimo nzababwira, ariko ntekereza ko
sinzi niba nta bundi buryo bwari gukoreshwa, yaba ubukangurambaga, yaba gupima izo nka se bakavuga bati inka, kuko nta nk'ibagwa itapimwe. Veterineri niba yipimye agasanga ifite iyo ndwara, kuki bayigaburira abantu? Iyo nk'ubundi hajyaho amabwiriza avuga ngo inka irwaye indwara iyi niyi, kuko barayipima, niko kamaro ka veterineri. Iyo ndwara ni nshya ahubwo ubwo niba iyo nka irwaye kuki igaburirwa abanyarwanda? ahubwo hari ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo ndwara hari abanyarwanda yishe bariye izo nyama. Ibyo byose nyine wabyibaza, nibyo tuvuga. Ubushakashatsi buba bufite ibintu byinshi, bushobora kuba bwarakozwe, ariko kuba butaratangarijwe abanyarwanda ngo bamenye ububi bw'icyo kintu, nacyo cyaba ari ikindi kibazo. Hari abantu benshi bavuga bati noneho niba ari nayo yiyemeza ko ku kiro ku nyama zakonjeshejwe azajya yiyongera amafaranga 500. Aho hari abantu bavuga bati se noneho, kandi n'abantu bakagaragaza ko abo bazirangura bakagaragaza ko ikibazo gihari ari ubuke bwa firigo zishobora gukonjesha izo nyama zajyaga ku isoko, umubare wazo ukungana kose. Ni ukuvuga ngo abadafite izo firigo n'ubundi ashobora kuzava mu nzira. Ariko nanone hari ababibaza bati se niba noneho ayo mafaranga kuko bemeza ko azajya yiyongeraho ku kiro ku nyama zakonjeshejwe, byanze bikunze n'umunyarwanda uzajya kugura hari amafaranga azongeraho, kandi turi mu nkubiri yo guhangana n'izamuka ry'ibiciro. So gukura abanyarwanda ku nyama kuko n'inyama ubwo nazo zigiye guhenda. Nibyo nakomojeho, kandi ubwo nizo firigo zizahita ziba nyinshi ku isoko kugira ngo n'abacuruzaga inyama nazo zihenderega. Niba ufite firigo uzi ko idakenewe, ukamenya ko ibaye boro, yabaye mari muri business y'inyama, nta kuntu izabura guhenda. Niba yaguraga 300,000 ubwira tumbagira ijye kuri 500. Niba yaguraga 500 izajya kuri 700. Kubera iki? Wamenye ko ari boro ufite, bitewe na quantity yakiraga ibintu ushobora kwakira igakonjesha, bizajya byiyongera. Niba wari unayifite ariko ugenda bigura intege, ugenda ufinyata, abantu uzavuga uti business irabonetse. Urumva business ni kubera ko uzi ko nuyishyira ku isoko itazabura umuntu, ugende wicare ku giciro mpaka, kandi kubera ko uzi kuzakibona. Rero bijyanye na bya bindi nyine byaryazamuka, ingaruka z'ikintu bigiye gukenesha abaturage, kuko umucuruzi w'inyama azajya abona firigo imuhenze. Urumva? Nawe azigurishe zihenze. Icya kabiri, nadashobora kugura iyo firigo azagenda yicara akene, kuko ubwo business irahagaze. Icya gatatu, wa wundi waziguraga ku giciro runaka niziyongera amafaranga 500 akagura ibiro 2 niba ari byo wenda byahazaga umuryango we, atari kuvuga ngo nuko ari bwo bushobozi afite, ahubwo kubera ko ari byo byahaza umuryango we bitewe n'umubare w'abana afite mu rugo. Igihumbi kiyongeye ku mafaranga utateganya gutatekerezaga, nayo ubona kugoye kubera ukuntu yavana harya ni mu menyo ya rubamba. Urumva ubwo buzima umunyarwanda zababaye mu meze, uzazirya uyu munsi ariko uzongera kuzirya kuri Noheli, kubera ko n'ubushobozi nyine. Ubwo bivuga ngo nababandi na za celebration zo mu minsi mikuru ya Noheli n'ubunani ntizizongera kubaho, kuko izo nka ntizajya ziribwa zitakonjeshejwe. Bavuga ngo umuntu uzakenera kurya inyama ku itariki 25, no kuvuga ngo azajya zishaka 24 zikonjeshwe. Abaturage bo mu cyaro ntabwo mbasuzuguye mu mbabarire, ariko umuturage uri ahantu umuriro utaba, ahantu hatari hagera umuriro, kuko ndatekereza imibare ya REG ntago ari 100% ko u Rwanda rwose rufite umuriro, sibyo? Abantu bakeneraga kwenjoyinga mu gihe cy'iminsi mikuru, bakishyira hamwe bakavuga bati tubazi inka, veterineri naza turebere, cyangwa turayiteranyirije tuyijyanye ku ibagiro, veterineri akabarebera, bakagabagabana, buri wese akajya guteka, sibyo? Abo bantu haryo ahantu ho gukonjesha izo nyama bazahakura. Uzava Remera ujya Nyamirambo gukonjesha inyama. Ubwo wakumva mvuze ibi yavuga atoke, none se i Remera nta firigo zibaho? Ubwo mvuze quartier z'umujyi, tugereranya mu cyaro. Niba ukora kilometero cyangwa ibirometero 5 kugira ngo ugere kuri kaburimbo cyangwa ahantu hari umuriro, muzajya kubagira inkiya mu cyariyo, muyipakire, muyizana ahantu murabona umuriro, ntitaye ngo ubwo ni ibirometero bingahe, muzongere muzitegere muzisubizeyo, hanyuma ujye kwishyura amafaranga wishyuraga.
ni ikibazo. So izo ngaruka rero zose umuntu abagomba kuzirebaho, ariko bijyanye n'imibereho y'abanyarwanda n'ubusabane bw'abanyarwanda ntashyigikiye ko bahitanwa n'iyo ndwara. Ariko nibura ukareba ese ibintu nta bundi buryo bwari kuzakoreshwa mu guhangana n'iyi ndwara, inkigaragara iyo ndwara ikavanwa mu zindi igatabwa nk'uko n'izindi bazitaba. Ariko bijyanye na ya mibereho y'umunyarwanda, buri wese ku rwego ariho akishimira ko ubushobozi n'urwego ariho bumufasha kubona icyo ashaka nk'umunyagihugu. Yes, ubwo nibyo ngibyo twaganiraga kuri iyo ngingo. Wenda ni amahiri inyama nzirya nzibonye ku meza, sinjya nzigira umururumba, sinjya kuvuga ngo nafashe amafaranga ngiye kugura inyama. Iyo nzibonye ku meza ndazirya, ariko ntanazibonye nta n'ikibazo. Ariko ubwo n'abandi bazirya, ubwo urumva ni ikibazo kuri bo. Hari abantu bakunda inyama bavuga ati sinazirara kugira ngo ngure ibiro 2 by'ibirayi, naryamo ikiro kimwe cy'inyama. Ubwo urumva nacika ku nyama kubera ko zahenze. Yaryaga ibiro 2 ikiro cy'inyama aho kurya ibiro 2 by'ibirayi, sibyo? Akazivaho na bya birayi bizahenda, kuko niba atabiguraga akagura inyama, niyongera mu mubare w'abantu bari kugura ibirayi aho kugura inyama, nabyo bizazamuka. Yes, ngira ngo nibyo ngibyo ubwo turabijyanisha n'agenda ibyo mu karere ka Nyagatare. Ngira ngo bari abacuruzi cyangwa se n'abaturage, ubwo n'aborozi nabo umvashe ko babaciye amafaranga, ndetse banabwira ko inka zigomba guhita ijya no kubagwa ikabagirwa noneho kure nyuma y'intara y'Iburasirazuba. Ibyo ni ikibazo abanyarwanda tuba tugenda tukirebera hamwe, ibibazo bigenda byugarije sosiyete n'abanyarwanda muri rusange. Reka tuve kuri icyo, ntago iyo ngingo twari kuganiraho. Sinzi no hari igitekerezo rugiye gumaho. Ibyo tuyivuzeho birahaye. Yes, ubwo reka tugende ku kindi kijyanye na transport. Transport ni ikibazo kimaze imyaka myinshi kibazwaho n'abantu benshi, bibaza uburyo iki kibazo cyakemuka mu mujyi wa Kigali. Si umujyi wa Kigali gusa, mu mpera z'umwaka abantu bajya mu ntara kubona imodoka biba bigoye, ukibaza igihugu nk'u Rwanda gito gutya niba transport kikiri ikibazo ku bijyanye n'urugero kiriho uyu munsi. Ukibaza se iyo tuza kugira ibihugu binini, wenda tuvuga tuti dufite igihugu kikobye inshuro wenda nk'eshatu icyo dufite uyu munsi, byari kuba bimeze bite? Hari ibaruwa yashyizwe ahagaragara, ngira ngo ni ibaruwa igaragaza byinshi bitandukanye ku bijyanye n'iki kibazo cya transport. Bakavuga bati ni ikibazo gikomeye, ndetse na Perezida wa Repubulika aherutse kukigarukaho inshuro zirenze 1, 2, 3, ndetse bigenda binavugwa inshuro nyinshi mu kibazo cyugarije iki gihugu cy'u Rwanda. Ariko wabonye ibaruwa banditse kuba badahabwa amafaranga bemerewe na leta nk'igiciro yari yemeye kwishingira umuturage, kucyo bari bumvikanyeho ko umuturage agomba kuzajya yishyura ibintu byose. Ubundi ntibyaba biba leta ibizi nayo ikanga kubikemura, kandi bizi ko ari n'ikibazo, bikongera bikayigarukaho. Ntekereza ko leta ngiye nyifata mu buryo bubiri. Hari leta ikorera umuturage, urumva? Yego. Hari na leta yikorera. Ubwo ushobora kuvuga uti sizo leta zitandukaniye. Leta ikorera umuturage ni yayindi babazwa n'ibibazo umuturage afite. Ari byo wenda n'umukuru w'igihugu ahora aza akavuga ati ibintu kuki mwari mwarabimpishe, iki kibazo mugikemure, sibyo? Ndashaka ko mugikemura akabivugira, sibyo? Yego. Iriya ni leta ikorera umuturage. Ariko nanone hari indi leta yihishe mu yindi, ifata inyungu za leta ikazigira izayo. Inyungu za leta ikazigira izayo nyine. Ubwo izayo ubwo ni iyo leta ikorera mu yindi, ni umukozi wa leta uri muri leta, urumva? Agafata inyungu ze, izari inyungu rusange z'abanyarwanda ariyo leta, akazigira inyungu ze bwite, urumva? Naho ibyo bibazo bibiri bivukira. Niyo mpamvu uzasanga rimwe umukuru w'igihugu araje ibibazo kuki byavutse, kandi muri iyo leta umukuru w'igihugu ari kuvugira. Yego. Harimo abashinzwe ibyo bibazo ari kuvuga, ukibaza icyo bakora. Yego. Kandi ugasanga uwo muntu buri munsi yirirwa mu bintu, twageze kuri ibi mihigo igeza polisi yagaze uko ibiki, urumva ibintu byose. Ariko wajya kugenzura, ubwo ndabihuza n'icyo kibazo, uravuze uti mbese ntibyaba ari uko leta ibintu byose bikorwa ibizi? Nyine iyo leta yihishe mu yindi ibyo bintu bibizi. Kuko nk'umuntu ujya gufata umuhanda akawufunga,
cyangwa ugezwaho ibibazo by'uko impamvu umuhanda ufunze abifite mu nshingano ntabikemure. yego Iyo leta ibibizi ariko hari indi leta itabizi. Mbihuza na kimwe mu myanzuro yagaragajwe mu nama y'umushyikirano ejo bundi iheruka ku nshuro ya 18 mu mpera z'ukwezi kwashize. Mu byemezo byafatiwemo nk'uko mu myanzuro byagaragajwe, ngira ngo wenda batari babona iyo raporo banaza kubikurikirana bakareba, imaze iminsi isohotse niba atari 3 cyangwa 4. Hafashwe icyemezo ko mu rwego rwo gukemura ikibazo cya transport hagiye kongerwa imodoka kandi bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 3, sibyo? yego Ariko bitarenze ejo hashize ishyirahamwe ry'abatwara abagenzi mu modoka, ubwo transport ikoresha imodoka rusange, niba ari ATPR, yego urumva, yanditse ibaruwa igaragaza impamvu ikibazo cy'abagenzi, ibibazo byo kubura amamodoka, bya bindi bimaze iminsi bisakuzwa, yewe banagaruka ku mpungenge bafite basaba kwishyurwa inyunganizi. Mu minsi mike abanyeshuri bagiye kujya mu biruhuko bagaragaza ko 1/2 cy'imodoka zari mu muhanda ubu ziparitse kubera iki? Nagaragaje impamvu zitandukanye, ntabwo byose ndabisubiramo, ubwo n'iryo tangazo naryo uraza kurishyira mu kiganiro kugira ngo baribone. Icya mbere bavuze nuko mu bihe bya covid hari amafaranga leta yemeye ko izajya itanga mu rwego rwo gufasha umugenzi koroherezwa mu kwishyura tike, urugendo harya niki amafaranga y'urugendo inyunganizi. Nabwo ati dushingiye ku ngaruka zatewe na covid, nyiraho byaratangajwe mwarabyumvishe, dushingiye ku ngaruka zatewe na covid twemeye ko igiciro kiguma uko cyari kimeze, umugenzi akishyurwa ariko mu rwego rwo gufasha babandi bakora muri transport ba nyiri imodoka, leta ku giciro cy'umugenzi izajya yishyura ayo makampani amafaranga angana, sibyo? yego Mu mpamvu rero bagaragaje ko ayo mafaranga ntayo bigeze bahabwa kuva icyo cyemezo cyasohoka. Nuvuga ni ibintu byaheze mu magambo, urumva, amezi 6. Yego, bigera ku rwego rw'uko abakozi babo bamwe babura amafaranga bahembwa kubera ko nukuvuga ngo amafaranga bakoraga yaragabanyutse, bizeye ko leta izabakiza icyo gihombo, bihera mu magambo. Abakozi bamwe babuze amafaranga yo kwishyurwa, urumva. Imodoka pièce de rechange, imodoka igize ikibazo ikabura yo gukoreshwa, essence iragenda irazamuka, n'ibindi bitandukanye bagiye bavuga, urumva, kubera bwa bushobozi buke ariko bakifuza gukomeza gusavinga abanyarwanda. Niyo bari bafite imodoka 10 bakavuga bati reka 3 cyangwa 5 tube tuziparitse ariko tugume mu kazi babone ko turi gukora, urumva. Ubwo buri kigo cyagendaga gifata mu bigo 27 bikora mu muhanda, harimo 3 bikorera mu mujyi wa Kigali n'ibindi ubwo bikorera mu ntara amajansi atandukanye, bafata icyemezo cyo kugabanya imodoka ariko bagakomeza bagasavinga abanyarwanda. Hari ngiye batandazigabanyije ku bushake harimo n'izapfuye reka. Yego, nibyo navugaga nyine, imodoka nibigize ikibazo ukabura pièce yo guhindura se icyayiteye kugira icyo kibazo, ugomba kuyiparika kuko nta bundi bushobozi ufite. Uri kurwana na essence, uri kurwana n'abakozi wishyura, uri kurwana n'utundi tuntu ubwo tworoheje twangiritse ku modoka, uri kurwana n'ibiki n'umusoro wishyurwa muri rura n'ibiki byose. Warangiza ubwo bushobozi imodoka nigira ikibazo cy'igikoresho gikomeye kigusaba ubushobozi, urajya kuyiparika mpaka ubibonye. Rero ubwo bushobora kuba ari bumwe mu buryo bakoreshaga bavuga bati leta izatwishyura, sibyo? Ko burya ngo wamburwa n'uwazi ntatingata, baravuga bati uko biri kose birashoboka ko bari kudutekerezaho. None byagezaho ibintu byanga, bishyira hamwe bandika ibaruwa, impamvu izi nizi ubwo banabihuje wenda nibyo niyo myanzuro yasohotse, bakibaza batese kongera imodoka mu muhanda nibyo bizakemura ikibazo dufite.
nibazongera se tuvuge wenda bashaka kuvuga ngo dufunguye isoko, nawe waba ufite aga taxi kawe ukajya mu muhanda ugakora, ariko ukavana wa mugenzi ku nzira, wa wundi uva mu kazi saa 11 akava ku muhanda saa 4 ahubwo se wenda niba iyo nyunganizi leta yemereye umuturage mu bihe bya covid, wenda covid reka tuvuga ko yarangiye, kuki leta ahubwo itavuze ati umuturage reka dusubire ku giciro cye yishyurire transport, twe abangaba ahubwo ntibazongere kugira icyo batubaza n'ibyo birarane tubarimo tubibishyure, ariko duhagarikira ahubwo umuturage akome ku rugendo rwe yishyura urugendo, wenda iyo nyunganizi ya leta iveho kuko byari mu bihe bikomeye. Ibyo nibyo wakwibaza kubera iki, ariko se wajya gutekereza ibyo nawe wemeye utarayatanze. Ushobora no gusanga uwemeye kuyatanga atanga raporo ko amafaranga yahawe abo bantu kandi bakirira ko ntayo babonye. Nibyandi nakubwiraga bya leta yihishe mu yindi. Umuntu ufite mu nshingano icyo kintu, urumva umukuru w'igihugu akajya hariya akavuga ikibazo rimwe kabiri gatatu bikanagaruka mu nama y'umushyikirano, nuko umuntu atazi ko amafaranga bemereye abaturage ntayatanzwe. Mu mibare sitangwa ntihashize imyaka 2 ingengo y'imari yo muri transport ikora iki? Raporo sitangwa yikoreshwa ry'iyo ngengo y'imari itangwa ivuga ngo niba hari ideni urimo abantu kandi hari ingengo y'imari washoye mu kintu, leta irabizi ko ayo mafaranga ariyo cyangwa n'izanyungu z'umuntu ashyira mu zebwe. Abanyarwanda bakageraho barira bagahogora, umuntu akamara amasaha 4 ku muhanda ategereje imodoka, nabwo ugasanga uri nkuwa 50 kandi imodoka itwara abantu 29. Urumva ugategereza andi masaha 2 kugira ngo indi nawe ize ugerweho n'indi nini, kuko imodoka nka zirusanga kenshi zikora muri linye imwe. Urumva none ikintu kinababaza, hari n'ubwo ugura tike, ngira ngo abantu bamaze iminsi bagenda muri iminsi barabibona, bakagura tike ya saa 7 imodoka igutwarika kugera saa 9. kubera iki? Nuvuga ngo nigira cya kibazo cyo mu muhanda, cya kibazo yahuye nacyo, yagize akabazo essence se yashiriye mu nzira, ikituntu nk'utwo ibiki byashyushye. Urumva bizasaba ko mutegereza igihe iyo modoka irakirira kugira ngo muvaho. Kubera iki? Yagombaga kuyifasha yihusira paritse nawe yahuye n'ikibazo. So icyo navugaga rero, uriya mwanzuro wasohotse mu byemezo by'inama y'umushyikirano, mu myanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano, babihuze niba ruwa ba nyiri mamodoka bafite. Igisubizo ni ukongera amamodoka cyangwa igisubizo ni ukwishyura ba nyiri amamodoka amafaranga bemerewe, bakajya gukoresha za modoka zari ziparitse zikagaruka mu muhanda. Ko niba ikibazo ari ubuke bw'imodoka turebe gitera. Ariko no guparika imodoka ngira ngo ntabwo byigeze bikuraho ko ikibazo cya transport cyari gihari, ariko hari ibintu bihumira mu mirari. Urumva nuvuga ngo reka ngo urugero Shema, ndi mu bantu bakoresha public transport kera kenshi. Urumva banjye so wanyibagirwa, oya nyine ubwo nawe uri kwijijisha kandi urabizi ko nahuritse kera icyo kibazo kitaraza. Urumva umukiriya ku isaha bamuhaye ya tike harengaga iminota 2 agasakuza akarekara makavuga ati niba ari uko umukora sinzanagaruka muri agence yawe. Urumva ariko ubu harengaho n'isaha gaceceka kubera ko yaravuze yararushye. Kera yarekaramaga umunota 1 none ubu biri kuba isaha nayo ikarenga. Ejo bundi navuye Karongi amasaha, imodoka yaduparitse Muhanga iminota hafi 50. Agence kandi ubundi agence uzi kuntu zakoraga kera, yaraguparikaga bashyiramo abantu bakatiye amatike, imodoka igenda, niba hari ahica bamwe bavamo hajyamo abandi. Kuri urugendo rero haba harimo abaviramo Muhanga bakagera abandi bakomeza bajya Karongi, bakavuga ati noneho abavi Muhanga bajya Kigali hari imodoka irize kuba twarivuye Karongi. Ariko ugasanga umuntu amara iminota 40 bahamagara abagenzi nabo basigaye bahamagara ati urajya Kigali tugenda injiramo baraje gukatira itike, ari uguhamagara kandi urumva nta chance. Urumva ibyo byose n'ibibazo. Ibyo rero nta rubwo ari ikibazo gikomeye. Reka nkubwire ikindi kintu gikomeye na ruri zagenda igikurikirane cyangwa na leta. Urumva my friend, kugira ngo uzabone tike iva muri Kigali ijya mu ntara muri weekend, urumva yabaye business, yabari abatipe b'amajire birirwa bashaka abagenzi saa 8 ziragera kubera ko azi ikibazo kiraba saa 10
akazi karangiye buri wese akeneye gutaha, ubwo dukubitiraho na kesa z'abanyeshuri, dukubitiraho n'abantu bakeneye kujya kwenjoyinga ama weekend, kuko nabonye abantu benshi basigaye bakwepa Kigali, ntumbaze impamvu yabyo, kubera ko azi akavuyo karaba gahari saa 10 saa 8 cyangwa saa 7 bakajya kugura tike ya saa 8 cyangwa saa 8 n'igice. Urumva wagera muri gare saa 9, ubwo za modoka zigize gute zakerewe nyine uracyarimo, haracyarimo ayo matike kubera ko iyo modoka ntiyari yaza, ntibari bayibona. Cyangwa reka dufate ibintu byoroshye, sibyo? Ukagera muri gare saa 9 bakubwira ati imodoka zihari niza saa 1. Kubera iki? Amatike bayaguze kare bayamaze, kubera ubuke bw'amamodoka. Ayo matike rero ngewe ubushakashatsi nakoze ntabwo aba yaguzwe n'abagenzi, yabaye business yabo bati bafata 1,000 cye cyangwa 2,000 bye, niba ari tike ijya Musanze cyangwa niba ari 1,000 kijya Gicumbi, sibyo? Cyangwa niba ari 300 ngaye bijya Nyagatare. Yego. Akayafata akayakura ku mufuka, akagenda akayagura tike. Wowe igihuje uhageze saa 10 bari kukubwira bati tike zihari ni za saa 1, kandi wenda uri kwihuta cyangwa bitewe na gahunda ufite izo saa nturazitegereza, n'aba bantu bapakirira hanze ahubwo bagize gutya bari mu nyungu kubera ko bazi ko ari ako kavuyo. Umuntu akubwira ati ugiye he? Kamubwira ugiye Musanze, ugiye Nyagatare, ugiye Rubavu, ugiye ngwino. Niba ubwo wenda 1,930 niyajya Musanze, reka ariyo dufata, sibyo? Yego. Kubwira ati ufite 3,000, ufite 4,000 nguha imodoka yasangahe? Ati ngwino tuvugane. Urumva akakubita tike yishyuriye 1,930. Urumva ukamuhereza 4,000 ati genda mu modoka ngiri yawe iparitse. Urumva ukagendera 4,000 tike igura 1,000, ugurishijwe tike 1,930. Kubera iki? Cya kibazo abanyarwanda bageze babambuza ukongera bitewe na gahunda afite, arashinyiriza akavuga ati ndahebye. None iyo ndahebye ya mafaranga harya mu mafaranga ruswa izacika haryo gora. Okay, aguhaye service ariko mu buryo butagize gute, budakurikije amategeko. So n'urugero nari ntanze, ariko ikibazo cya transport gifite imbaraga na leta idatekereza. Hari abavuga bati ikibazo cya transport leta irakizi kandi nuko cyakemuka irakizi, ariko hari n'abandi bavuga bati irega abo ngabo muvuga ba nyiri makampani bataka abenshi ni nabo muri leta. N'ubundi barabizi neza ko amafaranga bakana na yabo. Bakavuga bati n'ubundi ntabwo ikibazo bashobora kugikemura kandi babizi neza ko n'ubundi imodoka ni izabo. Ikibazo nigikemuka nibo bazaba bahombye. So umunyarwanda uzabohombye. Kuvuga bati ni ibintu nyine bizakomeza kuzurungutana gutyo, kandi noneho ubu ngubu gutwara umuntu mu modoka yawe bwite ni ikibazo. Uramutwara bakaguca amafaranga umurengera. Niyo mpamvu nakubwiye ngo hari leta yihishe mu yindi. Uti kubera iki? Urumva niba ayo mafaranga yagakwiye kuba yaratanzwe akaba ataratanzwe, sibyo? Yewe. Umuntu ushinzwe icyo kintu hari ukuntu ubwo wenda yumvikana na ba nyirayo mu modoka bakavuga ati amafaranga yashyire hariya n'urugero, sibyo? Yewe. Cyangwa se amafaranga akaba yarayahawe ariko akavuga ati kankomeze ngaragaze ko batanyishyuye kugira ngo nibanse bakugura izindi modoka, nzitwaze iki? Nzitwaze ko bandi mideni. Urumva? Inyungu zagakomeza akaziyora, bakaba ari no gutanga ayo maraporo ko ibyo bintu byagenze uko, ariko mu by'ukuri ikibazo bazaho kiri. Ariko kavuga kubera ko ari ikibazo cyagaragaye kuri publique, kadushaka uburyo tugikemura, tugaragaze ibintu bitakozwe, either bareka kuturushya badusaba kugura izindi modoka, cyangwa se nabo tubashyiraho igitutu cyo kujya kutwishyura, ariko baziranye neza n'umuntu ushinzwe icyo kintu bakivuganye nk'uko wari uvuze ngo naba ari muri leta. Niba ari muri leta azikata z'ibyo bintu n'ibyo ari gukora arabizi, ahubwo umunyarwanda arazira iki? Umuturage arazira iki? Kuki arengana kandi umuturage ari leta? Yego. So
hari ikintu bita ngo urumamfu harya muke mu ngano. abo bantu umukuru w'igihugu nk'uko akunda kuvuga nyabuna cyane abandi babishoboye bagenzure neza icyo kintu, bashaka impamvu muzi y'ikibazo, banashaka uburyo bwo kugikemura. Hanyuma bya bindi bavuga ngo ni zero tolerance kuri corruption, abantu batabagirira impuhwe. Yes, ngira ngo iki kibazo we natwe turakireba tugategereza igihe kizakemukira, ubwo ariko ntabwo byabuza ko abantu ko bakigarukaho bakagira n'ibitekerezo bagitangaho, nubwo abenshi mu Banyarwanda bagaragaza ko ari ikibazo kigoye cyane. Ubundi se haramutse hashyizweho uburyo bwa transport ku muntu ku giti cye, transport ikemerwa ariko ntikorwe mu kajagari, abantu bafite imodoka bakazigura bakazizana mu mihanda, cyangwa se n'abashaka kuzizana n'abazifite bakazikoresha, ibyo ubona byatanguye umusaruro? Si byo, hari utabona umusaruro wabyo. Isoko rifunguye ukaba uzi neza ko ahantu hose uragera urabona imodoka, ni umusaruro wa mbere wa sevinze. Igihe ugiye no gukora ibindi ubonye umwanya wo gusevinga time ugira ibyo ukora biguteza imbere, bigateza imbere. Umuntu akajya avana imodoka Nyamirambo ashyiramo mu mujyi wa Nyamirambo. Ubwo ni ku ruhande rw'umugenzi. Ku ruhande rw'abari muri iyo business biramufasha kuko arunguka, yishyura umusoro ukora iki? Ni iterambere ry'igihugu. Bazubaka indi mihanda, bazashyira amatara ku muhanda, amatara wagira ngo ni amapoto yishingiye ari imirimbo, ugasanga harimo itara ariko ntuzigera ubona ryaka, kandi ryitwa ngo ribereyeho kumurikira umuhanda. Urumva ibyo bintu byose twatubazo tugenda tugaragara tw'amafuti, ya nyungu yavuye mu bakora iyo business na ya nyungu yavuye muri ya business y'umugenzi, kubera ko yasevinze time akagira icyo akora, akagira icyo yitezaho imbere, kubera ko yabonye umwanya, ni gahunda zo zitapfapfanye. Niba yahanye gahunda n'umuntu, ibyo bintu isaha kubahirizwa, kubera ko nta modoka yagize uruhare mu kumukereza. Nawe azajya muri iyo business atera imbere, umusoro w'umugenzi n'umusoro w'umucuruzi bihurire hamwe, bikore ry'iterambere, bifatanyirize hamwe mu kubaka iterambere ry'igihugu. Impamvu rero inyungu ziri ku mpande zombi nk'Abanyarwanda. Oya, byanakoraho na cya kintu usanga hari transport zigize ba boss bavuga batatu nitwe tuwakontorora, ugasanga nyine barakora uko bishakiye bitewe nuko nibo nyine igihe imodoka yazira cyose n'ubundi murajyamo uko bishakiye. Ntabwo wapfa kubitekerereza umuntu. Ushobora gusanga ari byo bibazo bari kugaragaza. Wowe mugenzi uratekereza ko umuntu akora uko yishakiye, kandi nyamara inyuma yarashize hirya iyo ntibakorera Abanyarwanda, bashire bakorera Abanyarwanda, tubona ubwitange. Hari ibibazo bimuzengereje, so bashire bakorera Abanyarwanda. Ntekereza ko rero ese iyo umuntu icyo kintu cyagakwiye kuba gifatirwa umwanzuro uhamye, nyiri ugutwara na nyiri ugutwarwa bose bakanyurwa na serivisi bahawe. Ako nta muntu wajya utanga lift ku bantu afite nka Kwasiteri akaboko. Byashoboka uzabikinishe cyangwa uzanabaza abamotari gushyiraho umuntu. N'Abanyarwanda tsige mbona batagitanga lift. Ebana gucaho ati have. Yes, ngira ngo reka tubashimire Eric, reka tugushimire ku kiganiro cyiza twagiranye, udushimire n'abadukurikiye. Twizere ko n'ibitekerezo byabo bazakomeza kubitanga muri iki kiganiro, nabo bakaduha inyunganizi ku cyakorwa kugira ngo ibibazo bya transport n'ibindi twagiye tugarukaho bikemurwe. Turagushimira. Urakoze cyane Shema, mbonero no gushimira nyine abadukurikiye. Tubabwire ngo umwanzi ubangara akavomesha inzitiramibu, kandi twizeye ko iteka araba twereka ko turi kumwe, abaduha ibitekerezo bitandukanye, inyunganizi n'ibindi bituma nyine dusangira ibitekerezo tukagira icyo tugeraho. Turabashimiye rwose, kandi mukomereza, twizeye ko mutazadutaba mu nama. Yes, umunsi mwiza kuri mwese.